ukabona agakobwa karihandagaje karakwandikiye muradetinze mugiye mu rukundo karakubeshye gafite abahungu nka 500 ariko aho kagiye mu buniveriseri gaho gakundanye n'undi mungu ngaho kagiye gakundana n'undi mungu ese muko ibyo bizakumarira iki ariko ngo nibwo busirimu ubusirimu si ukugenda wasamaye ubusirimu si ukugenda utoragura si ubusirimu si ukugenda buri umwe wese ninde uciye aha ninde unyuza aha ninde ugeze ute shere ndashaka gusohoka uwo ni uwa mbere ndi mu kazi shere agahamagara nk'abantu 10 ku munsi kandi bose ngo barakundana ese uzasamara uzageze wa muhungu we rero nago ndi kuri kote y'umuhungu cyangwa y'umukobwa ahubwo ndi kuri kote y'urukundo ese gute we wifata ukabaza mugenzi wawe muri Bibiliya haravuga ngo kunda mugenzi wawe nkuko bikunda mwebwe mwakinye n'umutima yacu mwakinye n'amarangamutima yacu iyo turyamye turabarota twagenda tukarota bya bihe byiza twagiranye tukarota za ngendo nziza twagiranye ya matapi twacanye hatukura impande n'impande tukarota za nshuti zacu twaberetse twarasohotse guys twarariye twarasangiye twaranakoze n'ibipipi ariko nta kindi mwatwituye usibye kutubabaza naduteye agahinda ku mutima byibuza bibaye ngombwa ko dusubiza ibihe inyuma sitwakifuje ko twaramenyanye namwe abo bose nimwe mubikora ese mubona bizabamarira iki ese mubona kubabaza abo mukundana bizabamarira iki ko ubuzima bugenda buhinduka ejo akebo umugereyemo umubabaza niba ari nako nawe bazakugereramo biteye agahinda biteye n'akababaro niba koko wumva kuri intwari ko wababaje umukunzi wawe ni ibintu tutazabana kumbura ni n'ibintu buri umwe wese yakumva akumva atewe n'agahinda nabyo wewe wababajwe n'umukunzi wawe nubona iyi message nubona aka interview uzakamusharinge wenda byibuze nawe azabaho bwarimwe yicuza yibaza atekereza amajoro menshi waraye udasinziriye uri kumutekereza ama surprise n'ibyo ugomba kumwereka nawe ndabasuje mwebwe mwese mukomeje gukurikira Damu TV show n'umusore kabisa yambaye neza kabisa ku gasheni ke kabisa kuri dread ziwe mu kiganiro cyacu uyu munsi kuri YouTube channel yacu ni Damu TV show. Damu turakwakire kabisa. Akoze cyane brother. Banje gushimira mwebwe mwese mwemeye kudukurikira namwe mwese mukomeza kudukurikirana umunsi ku munsi kuri Damu TV show cyangwa Damu TV Rwanda ribi. Turabakunda cyane. Wambaye neza kabisa, wambaye neza. Asante papa. Kabisa nijya gupropose ako gashati ndakabuka. Oya subize se robade ku gashati kabisa ugiye kujya nyabika. Bro kabisa ni ikaze kabisa urisanga. Urisanga ibiganiro byacu. Murakoze cyane brother overdose director nemera cyane. Uyu munsi ko tete tubafite igihe none.
uyu munsi ni ibisazi, uyu munsi tubafitiye content iremereye cyane, ni content imwe iba mu mitima ya buri umwe wese utuye muri iyi si. Ni content ivuga ngo urukundo ni iki, warubonyemo iki? urukundo ni iki, warubonyemo iki? bivuze iki rero? Abantu bari kurikirana iyi interview muyumve neza yose irangire, kugira ngo harimo ibiri bugufashe. Just warababaye, mu mutima wawe warashavuye, washavujwe n'urukundo, ariko nanone wishimishije cyangwa washimishijwe n'urukundo. ariko akantu maze kubona, uravuze mbona neza ujya gusa n'umuhanzi bita Zero Trap. Shout out to my guys, Goitsa. Yeah man, Zero Trap man, nishimye yanjye ndaramukunda cyane, ariko duhuje nk'aka ngaka. Guseka cyane uvuga kimwe Dread n'izimwe njye nemaje ko kwibeshaho kabisa. Ni umuhungu mukuru nawe arabizi ko ari henza, ariko nyine tuwe n'inzobe kandi jewe yandi umuntu hari muri za Sterega. Uri muri byo. Ndo muri byo. Okay, God twikomereze kuri ya content. Abantu benshi bafite ibikomere ku mutima yabo, ariko akenshi bafite ibikomere batewe n'abakunzi. Dufite ibikomere twatewe no kubizera mwa bakobwa me, dufite ibikomere twatewe nuko twabahaye igice kimwe cy'ubuzima bwacu, ariko mwebwe mwakinye n'umutima yacu, mwakinye n'amarangamutima yacu. Iyo turyamye turabarota, twagenda tukabarota, tukarota bya bihe byiza twagiranye, tukarota za ngendo nziza twagiranye, ya matapi twacanye hatukura, impande n'impande tukarota za nshuti zacu twaberetse, twarasohotse guys, twarariye, twarasangiye, twaranakoze n'ibipipi, ariko nta kindi mwatwituye usibye kutubabaza. Mwaduteye agahinda ku mutima, byibuza bibaye ngombwa ko dusubiza ibihe inyuma, si twakifuje kuba twaramenyanye namwe. Mwaje mu buzima bwacu tubona muri ingenzi, tubona dukwiye kububaha, tukabaha buri kimwe, ariko ubu ngubu nimwe gisebe dufite ku mitima. Mwaduteye ibikomere ku mitima. Wa muhungu wewe wababaje musheri wawe, wumve ko abana n'igikomere, ariko wa mukobwa we nawe wumva ko wababaje umusore mwakundanaga. Warakoze kuza mu buzima bwiwe, ariko ntabwo tugushimiye kuko wawubabaje, ahubwo tugushimiye ko ahubwo wamubereye isomo, ahubwo ufite ikintu agendana n'igikomere umunsi ku munsi. Guys, ntago ndi hano kukubwira ngo uzagenda umusabe imbabazi, usabe imbabazi uwo wahemukiye, ariko ikintu cy'ingenzi nzi ko cyiza cyane kurusha ibindi nuko niba ukunze umuntu umwe, niba ukunze umuhungu, niba ukunze umukobwa, be serious. Ugiye gukina n'ubuzima bw'umuntu. Bamwe tumva kwa makuza, abandi tukumva Nyabagogo, Kunkunda Amahoro. Abo bose ni mwe, abo bose ni mwe mubikora. Ese mubona bizabamarira iki? Ese mubona kubabaza abo mukundana bizabamarira iki? Ko ubuzima bugenda buhinduka, ejo akebo mugereyemo umubabaza, niba ari nako nawe bazakugereramo. Biteye agahinda, biteye n'akababaro. Niba koko wumva kuri intwari ko wababaje umukunzi wawe,
ni ibintu tutazanakumbura, ni n'ibintu buri umwe wese yakumva akumva atewe n'agahinda nabyo. Wewe wababajwe n'umukunzi wawe, nubona iyi message, nubona aka interview uzakamusharinge, wenda byibuze nawe azabaho bwarimwe yicuza, yibaza, atekereza. Amajoro menshi waraye udasinziriye uri kumutekereza ama surprise n'ibyo ugomba kumwereka, nawe azayarare atekereza icyo yakora kugira ngo basi aguhanagure igikomere, agusiga amavuta kuri cya gikomere usigaye ubana nacyo, mbese abeho nyine nawe yumva ko yababaje umutima wawe. Ukabona agakobwa karihandagaje karakwandikiye, muradetinze, mugiye mu rukundo, karakubeshye, gafite abahungu nka 500, ariko aho kagiye mu buniveriseri, ngaho gakundanye n'undi mungu, ngaho kagiye gakundana n'undi mungu. Ese muko ibyo bizakumarira iki? Harya ngo nibwo busirimu? Ubusirimu si ukugenda wasamaye, ubusirimu si ukugenda utoragura, ubusirimu si ukugenda buri umwe wese ninde uciye aha, ninde unyuza aha, ninde ugeze ute. Shere ndashaka gusohoka, uwo ni uwa mbere, oye ndi mu kazi, shere agahamagara nk'abantu 10 ku munsi, kandi bose ngo barakundana. Ese uzasamara uzageze wa muhungu we? Rero ntabwo ndi kuri kote y'umuhungu cyangwa y'umukobwa, ahubwo ndi kuri kote y'urukundo. Ese gute wowe wifata ukababaza mugenzi wawe? Muri Bibiliya haravuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ese kirango njye mfite ikibazo, niyo umuntu avuze urukundo we yumva ari nk'iki? Urukundo ni amarangamutima, urukundo ni ibitekerezo, urukundo ni imibereho ya buri munsi, urukundo ni igice cy'ubuzima, ni kandi nanone ni igice cy'imitekerereze. Bivuze ngo urukundo ukuntu rutangira, urukundo ubundi ntabwo rubaho, ahubwo urukundo ni imitekerereze. Ubona umuntu, urukundo reka turuvuge mu magambo make, urukundo uhura n'umuntu umwe, ugahura ukabona hari ikintu kigukuruye kuri we, inzobe, ubwiza, imiterere, indeshyo, ukangana n'icyo ubona yagakoze cyangwa yagukorera ukishima. Ibyo nibyo bita ibintu bigukurura kugira ngo ugire urukundo. Iyo ibyo bimaze kugukurura rero, waprocinga wa muntu ukamubwira ati wenda nakwishimiye n'ibiki, nawe yabona uri taye yiwe cyangwa se type, bakabona nyine mwakundana, mutangira kujya muhamagarana uko umutekereje. Ubwo urumva uko umutekereje bitangiye kujya mu bitekerezo ko wa muntu ugomba kumuvugisha. Uko umuvugisha kenshi aragenda akajya mu mutima, ku buryo iyo umuvugisha uba wumva ko iyo ufite ibibazo uruhuka, ubwo ugatangira gukora cya kintu bita kumutekereza buri kanya, bigatangira gukora icyo bita urukundo. Utangiye gukora urukundo n'umuntu, utangira kujya umutekerereza, ukamushakira utuntu twamushimisha, bya byishimo byiwe nawe bitangira guhinduka ibyawe. Icyo nicyo bita urukundo kuri njyewe, ntabwo ari kuri wowe, ariko nawe niba ari kuri wowe, ngo turemeranya muri rusange. Okay, ase ufite umuntu wababaje cyangwa ufite wakubabaje? Ku mpande y'urukundo ufite wakubabaje cyangwa ufite wababaje? N'uwo naba narababaje yaba byaraturutse ku ruhande rwiwe. Wowe uri uri ikira innocent, uri perfect cyane unyobye. Cyane cyane abantu b'abarasta cyangwa se abantu bakunda imisatsi by'umwihariko, cyangwa abantu bakunda wenda imyizerere ya Rastaman, ntabwo bakunda gucana inyuma, ntabwo bakunda kubeshya, bagira umutima mwiza. Nicyo bamaze kubona cyo kuva navuka kugeza n'iyi saha nta muntu rasturampemukira. Oya mu by'unkunda ufite umushawa wawe guhemukiye
arahari. afite umukobwa waguye mu gihe Mane bro ntago nabigarukaho cyangwa ariyo itubona. mpamvu iki kiganiro Bro ntago nabigarukaho. Hari igihe umuntu akubabaza ugatekereza impamvu akubabaje, ugatekereza n'impamvu nyirizina ibiteye, ariko ugasanga we nta n'ikintu yitayeho, nta kintu bimutwaye, wababara wapfa ronda sinzi tu. ijambo rimwe kuri uwo muntu wakubabaje no twikomereza Nyagasani ntago rimwe narisheho. ubuze ijambo ubwira ku muhigisi wawe Uzapfa rwose oya ntago ririmo. Imana igwa mugisha sesirimu. Usibye ndagukunda cyangwa ndakwanga. okay ngo uvuga amagambo ushaka nari Kuri we. weka uza ku muhigisi wawe Imana izakomera umugisha. abantu wakubabaje kabisa Imana izakomera umugisha we wambabaje. Imana izakomera umugisha mukobwa wambabaje we. Imana izaguha umugisha, izakugororere, uzatunge, uzatunganirwe, ariko byibuza rimwe n'uzaba wishimye hamwe umuntu aba yishimye agiye gupfa, uzibuke ko wambabaje. hari akantu nkunda kumva ati abahungu mwese ati ikintu bita igitsina gabo cyose kuri abakobwa tuvuze ko turi abagome twahita tubijyana mu bihe tukumva ko ubugome bw'abagabo bufite aho bihurira n'uburakari, uba warakajwe n'uwo mukundana ariko ukabikora kubera warakaye. Turabihera kuri Gahini na Abeli. Murabizi neza nuko byatangiye, ari naho bavuga ko ariho umujinya wagiye uturuka n'uburakari n'umutima mubi ku bagabo. Tugarutse nanone inyuma bavuga ko abakobwa n'abagore aribo bantu bagira umutima mubi kurenza abagabo, bitewe nuko aribo basa nkaho abahamagaye ikibi mu mitima yacu cyangwa mu buzima bwacu, aho tubisanga muri Edeni. ntabwo ransobanurira komeje kunyobya byatse tuza abahungu benshi sibyo abahungu benshi bakundana n'abakobwa bakabatera amada just mungu amamaga ati sheri ati urabizi ko twaryamanye ntabwo nabuze imihango ati waneye inda. Abahungu benshi batereka reka ubu sinjye utera akagukara bakabisa umwuga wa happy just ngiye mbifata yuko nyine aho abakobwa benshi bakunda banga abahungu turi abana babi. Umuhungu utera inda akihakana umukobwa we. Akenshi abahungu batera inda abakobwa bakabihakana. Ikintu cya mbere kiba cyabayeho uba wahuye nawe hari icyo, cyangwa se warakundanye nawe hari icyo umukurikiyeho, cyane cyane uba warakurikiyeho ko wakunze imiterere yiwe cyangwa inzobe yiwe, cyangwa se ko ari umusinzi musohokana ukaba utamukundiye ko yakubera mama w'abana bawe. Rero iyo habayeho ikosa mukaryamana mukabyarana, icyo gihe nako ukamutera inda, icyo gihe kubera ko icyo aba yagushatse nako yaragushatse ngo mukundane ngo deni ngo ube mama w'umwana wiwe, ntabwo aba abishaka nyine ku mutima. Kandi urukundo ni ibikorwa serious. Urumva baratambikira sinzi nyine, ariko niyo life nibwo buzima. Nibwo life nibwo buzima. Tunakomeje wenda no nkuko isi igenda itera imbere niko tugenda tubona nyine ngo bigende bite bimeze bite yap. Ngenzi ko kugira ngo wereke umukunzi wawe yuko mukundana ariko mubanza mukaryamana. Cyatsi ubundi yo mutararyamana nabona abahungu b'ikigali abahungu b'ikigali atabanje gukora n'iki ntago bishoboka. Ntago bikunda bro, ntago bikunda ataragira gutya ntago bikunda. Ndetse n'ukubera iki mama n'ukubera iki? No kubera ko icya mbere abakobwa ntago mukira bizerwa. Abakobwa mwe nta muhungu bizera ngo yumve ko ari we wenyine ukunda wa mukobwa we kubera ko abahungu benshi. Niyo mpamvu nawe uwo mukundanya avuga ati ndabizi tuzamara no kwe icyumweru abamaraye, nanjye ngiye kugerageza uburyo muri icyo cyumweru banakuyemo akanombe n'agatamiye batakuye bakanye. Urumva nyine ni nuko biba bimeze bra. Niyo mpamvu
iminsi kabisa mike yo bukuyemo akawe kare ukavuga ati nanagenda naribi nzaba narakuyemo akanombe kamwe. niyo mpamvu nta masugi akihaba nta sugi wapfa kubona. Kandi tuzi ko abantu mbere bakundaga imyaka nyinshi kabisa na viveni man bakanda banashakana batari bagira iki baryama. Ibyo byabayeho kera cyane, ari nacyo kiganiro tuzakurikizaho nitubona comment zanyu zabaye nyinshi, cyangwa se nuzareba icyo kiganiro uzatere comment kugira ngo tumenye ikiganiro kindi tuzagukurikizaho, cyangwa se ku yindi nkuru y'urukundo tugiye kujya tubana n'inkuru y'urukundo cyangwa se entertainment muri rusange. Tunaboneho n'umwanya niba nta kindi wambaza gusoza iki kiganiro. Ikindi nakubaza ati se numvise umukobwa wakubabaje nyine video birarangira just ubu ngubu hari umukobwa mwaba muri kumwe muri gukundana cyangwa nawe inkundo yasota mu bigori bro? Papa cyangwa aravuga ngo ngumu ex siba siba byose nyine byabaye. Papa cyangwa yabivuze neza, aravuga ati siba umu ex, siba umwe wakubabaje, siba za nimero zitafite ikintu zikumariye, siba wa muntu utunze muri telefone yawe yivaze uhora kurebera ubustati bwawe bw'inica nikize, siba wa muntu mwahuriye mu kabari, siba zama ya manega y'idage nanjye rero ubwo narasibye bro. Ubu ngubu kabisuka buri singo disiga ariko si disigo saci disingo serious nakibereye ku gasongero nicariye ku mubumbe w'amahoro. Urumva rero izo bundo wapi bro. Areka mboneho n'umwanya wo gusoza iki kiganiro. Nyagasani ushobora byose ajya guha umugisha we wemeye kubana natwe, we wemeye kureba icyo kiganiro. Uwiteka nagusange mu byo ukora biguheremo umugisha. Uwiteka nagufashe mu iminsi yawe uko igenda kose, ariko ujye ubana na Nyagasani. Nshimira na Overdose, Imana ikomera umugisha wemeye ko tubana muri iki kiganiro. Mbabwira ngo mwakoze cyane, mwabanaga na Damu. Turi kubana kuri YouTube channel bita Damu TV Rwa, tuzajya tubana umunsi ku munsi. Thank you.